Sabato nziza. Nshimiye Imana cyane kubw'amahirwe n'ubuntu itugiriye. Duhaye amahirwe atangaje nanone yo kwiga ijambo ryayo. Ntabwo biba ari ibyoroshye, si ibisanzwe, nubwo inshuro nyinshi twe tuba twayibonye nk'ibisanzwe, ariko burya biba ari ibidasanzwe. Mushiki wacu umpaye ikaze ndetse n'abandi bose bambanjirije, Imana ibaha umugisha. Kuva mu mugoroba n'umuvandimwe dutangira isabato, ntabwo nshidikanya ko Imana yakomeje kuvugana n'imitima yacu, kandi iracyifuza gukomeza kubikora igihe cyose yemereye, kandi yo nta kibazo ifite. Nta kibazo ifite, ikibazo cyagira twebwe, ariko Imana yacu yo nta kibazo ifite. Simbizi niba mubasha kunyumva kugira ngo tujye mbere. Aho bambwira ko interineti yanjye ari nkeya. Yego, Imana ihabwe icyubahiro. Mbere y'uko dutangira, ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe, mufashe gusenga kubera ko ahantu ndi nta muriro uhari, kugira ngo byibura tubashe gukoresha neza. Device mfite ntabwo irimo umuriro mwinshi, ariko ntekereza ko umuriro wagiye mu mwanya ushize amaze nk'amasaha 2 umuriro ugiye, ariko mfite icyizere ko Uwiteka budufashe mu buryo bwe kandi tukagera ku musozo neza. Mbere y'uko twinjira mu cyigisho rero, nubwo mushiki wacu aramaze gusenga, ariko reka mbasabe nanone duhombeke amaso yacu maze dusenge Imana. Data wera ukiranuka uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Tugiye kubumbura ibyanditswe byera, kandi ndinde wo kuvugana n'ubwoko bwawe, ndinde wo kugira icyo mbwira abana bawe, ntacyo ngicyo rwose. Shyira amagambo yawe mu kanwa kanjye, kandi umuntu wese uteze amatwi umuhe kugiriraho umugisha, nanjye utansize. Ngaho umwuka wera wasezeraniye kutwigisha, aze kubana natwe kugera ku musozo mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko insanganyamatsiko bayitubwiye cyangwa se n'ababonye, iratubwira ngo umuraba uraje. Umuraba uraje. Ibi bintu umuntu wese ubyumvise ahita abibona, cyangwa se urebesha amaso y'umubiri arabona ko mu isi hari ikidasanzwe, nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Imana yatubwiriye mu ijambo ryayo mu gihe giheruka amateka y'isi hari ibigomba kubaho, kandi uyu munsi wa none turimo turabibona, ku buryo intekerezo z'abantu benshi ntabwo ziri hamwe. Buri wese aribaza, se bucya yibaza ngo ni iki kigiye gukurikiraho. Maze iminsi nitegereza niga ijambo ry'Imana, nyibaza nkavuga nti ese isi y'abatizera, kuko buriya isi irimo imigabane igiye itandukanye. Hari umugabane w'abantu bazima, hakaba n'umugabane w'abantu rwose bahakana ko Imana ibaho, utitaye ku bimenyetso bagenda babona iruhande rwabo bibagaragariza ububasha n'ubushobozi bw'Imana. Hakabaho n'isi y'abantu nyine bari aho badahakana ko Imana ibaho, ariko kandi no kubiriho ntacyo bibamariye, cyane ko batayiringira nk'umufasha wabo rukumbi. Ndibaza, mutekereze ku biri kubaho mu isi uyu munsi ahadukikije, kuko twese aho turi, iyi si yacu, buri muntu wese aho aherereye hari ibihari abasha kureba. Mutekereze abaminisitiri b'ubuzima mu bihugu byose biri mu isi, murebe ibiri mu mitwe yabo ni ibimeze ushingiye aho uri. Isaha uratekereza bararyama bagasinzira. Mutekereze
abayobozi b'ingabo mu bihugu nka za Isirayeli, Uburusiya, za Ukraine n'ibindi bihugu b'intambara. Mbese abo bayobozi muri izo nzego zose barasinzira amasaha angahe ushize mu gace? Wowe se umaze kwitegereza ibyo bintu byose mu isi isanzwe, mu isi y'ubukamana, wowe bimeze bite? Icyigisho tugiye kwigana, umuraba uraje. Hejuru y'ibyo, abantu benshi imitima bitewe no kwibaza biri kubaho, imitima y'abantu ifite ubwoba bwinshi. Nahoze nsoma inkuru zigenda zitambuka nk'uko namwe muzibona, bavuga uburyo abakozi ba leta mu nzego nyinshi zitandukanye, ndavuga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ko abenshi ku rugero rwa hejuru ya 30%, niba atari 70%, abenshi mu bakozi bakorera leta n'inzego zindi zifata ibyemezo, ngo abo bantu inshuro nyinshi bagiye bagerageza kwiyahura kubera depression. Abandi ngo basiba ku kazi batavuze impamvu kubera ikibazo cya depression, cyangwa se niba ari agahinda gakabije. Kandi uwo muntu, yego urakoze muvandimwe Shugusho, nawe inkuru ushobora kuba yarayibonye, ku rugero rwa 60%, 69%, bivuze ngo 31, at least 31, ubwo probably nibo bagaragara ko ari bazima, barangiza bagafatira ibyemezo babandi 69. Mutekereze isi turi kwinjiramo uko iteye. Mwibaze muti ese nk'ubwoko bw'Imana kuri iyi saha biri bugende gute? Turashimira Imana cyane ko mu gihe nk'iki Imana itaradutereranye, ahubwo ikaduha ubutumwa bwayo bw'imbuzi bwo kutuburira rwose. Mbasangize screen kugira ngo tujye mbere mu cyigisho tudatinze. Ndifuza ko rwose buri muntu wese abera amaso ubugingo bwe kugira ngo tubashe kugendana. Yego, tumva screen yanjye igaragara. Mufate Bibiliya zanyu tugendane, turasoma mu gitabo cya mbere mu rwandiko rw'Abaroma, igice cya 15, umurongo waho screen ndahinduka. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 15, umurongo wa 4, niho tugiye gutangirana icyigisho cyacu. Mu gihe dukora ibi, mba mbizi neza ko abantu benshi iyo bari online ntabwo bajya bafata umwanya wo kubumbura Bibiliya, nubwo amasomo ari imbere yanyu, ariko burya ni ingenzi cyane ko uba ufashe Bibiliya. Ushobora kwibeshya nkandika umurongo utari wo, cyangwa se nkagira ubundi buryo wenda nawe ubwawe iyo wiga Bibiliya cyangwa se usoma, hari impamvu Imana yashimye ko Bibiliya uyigira mu nyandiko, itavuze ngo ijye mu majwi ujye ubyumva gusa. Jya usoma, hari umumaro wo gusoma. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Amen. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha,
kandi ubu nibyo tugiye kwiga. Ubu tugiye kwiga rero noneho kwihanga no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe kugira ibyiringiro. Aya magambo ajya ndyohera cyane gutekereza uburyo Imana yashimye ko ibyaswe byera mu biganza byacu, maze kwihangana no guhumurizwa gutangwa nabyo bikaduhesha ibyiringiro. Pawulo n'ubundi yandika mu rwandiko rwa mbere rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:16 yavuzemo ibintu 9 ibyaswe byera bimarira umuntu agiye kugarukaho, kuko iri somo riri imbere yanyu ariko nanaribabwiye. Ibi bintu byose iyo ubyegeranije byigisha umuntu, bikamwemeza ibyaha, bikamutunganya, bikamanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse aba ageze ku rugero rushyitse, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite imukwiriye byose, abona akora imirimo myiza yose. Ivugabutumwa paje 153 hari amagambo akurikira umuja w'Imana yaranditse: turashimira Uwiteka tubikuye ku mutima, kubera ko dufite umucyo utangaje tugomba kumurikishiriza abandi, kandi turishimira ko yaduhaye ubutumwa bwagenewe abo muri iki gihe, cyangwa se present truth. Nabibonye hari abantu benshi hano, nabonye kuri YouTube niyo ikoreshwa, niyo nabonye abantu benshi basigaye bakoresha, hari kubera ibibazo bya internet. Aya magambo igitabo cy'ivugabutumwa, nawe mu gitabo ufite niko handitse. Turashimira Imana tubikuye ku mutima ko dufite umucyo utangaje tugomba kumurikishiriza abantu, kandi turishimira ko yaduhaye ubutumwa bwagenewe abo muri iki gihe. Ubutumwa buvuga ko Yesu Kristo, cyangwa se Kristo ari gukiranuka kwacu, bwazahuye abantu benshi, kandi Imana irabwira ubwoko bwayo iti nimukomeze mujye mbere Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ubutumwa bwagenewe iki gihe ni ubutumwa buvuga ko Yesu Kristo ari we gukiranuka kwacu, bwazahuye imitima itari mikeya y'abantu benshi muri iki gihe cyacu. Mbega ukuntu rwose udukwiriye kunezezwa n'uko Imana yashimye kuduha ubwo butumwa mucya, nk'uko tugiye kuza kwibona imbere. Abavandimwe, hari abavandimwe bamaze iminsi, tumaze ibyumweru 2 twiga kubeshwaho no kwizera, living by faith. Twagiriye umugisha muri icyo byumweru 2 birangiye, ariko kandi nagira amabwire ngo nk'uko tugiye kuza kubibona, umuja w'Imana yahamije neza ko ibi bintu, ubu butumwa, naribajije ndeba uburyo ubu butumwa bwanzwe muri iki gihe. Ndeba abantu bari kubwanga muri iki gihe bavuga bati mu mwaka w'1888 inteko nkuru rusange yarabwanze, ariko twe ukareba ukibaza ngo umwuka wayoboraga abanza ubutumwa bw'icyo gihe n'uyu munsi wa none niwe ukiyoboye abahakana ubutumwa. Ariko ndagira ngo mbabwire, ubu butumwa Imana iravuze ngo nimukomeze mujye mbere, kandi kuri urwo rupapuro n'umuntu yavuze ngo paje 153 abagabura b'ubutumwa bwiza, babwiriza butumwa bagenzi bacu, bagomba kugaragaza Kristo mu kuzura kwe, haba mu matorero no mu turere dushya tubwirizwamo ubutumwa, kugira ngo ababatega amatwi bagire ukwizera kutarimo ubujiji. Kwizera kutarimo ubujiji n'amarangamutima. Ubutumwa ntaho buhuriye n'amarangamutima bavandimwe. Ni ubutumwa bufata umunyabyaha bukamukura mu gitereko cye arimo nk'umunyabyaha, ibyiringiro bye bigashyira nk'umunyabyaha, ariko kandi Imana ikuzuza umutima we ibyiringiro by'ubugingo, nk'uko ijambo ry'Imana twatangira ryatubwiye ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha no kuduhugura, kugira ngo guhumurizwa kuzanwa nabyo kuduheshe ibyiringiro. Bavandimwe, abantu benshi cyane bafite ubujiji kuri ubu butumwa, ariko ko tugiye kuza kubibona, Imana idufitiye ubutumwa yatugeneye muri iki gihe. Abantu bakwiye kwigishwa Kristo ko Kristo ari we gakiza kabo no gukiranuka kwabo. Satani afite umugambi yize neza
wo gutuma abantu batizera ko Kristo ari we byiringiro byabo rukumbi, kubera yuko amaraso ya Kristo yeza abantu icyaha cyose. Kubera ko amaraso ya Kristo yeza abantu icyaha cyose, agirira umumaro gusa abizera ibyo yabakoreye. Niba ukirwana no gukora mu mbaraga zawe, ugerageza gushaka kwikirisha imirimo itegetswe n'amategeko, uragerageza ibidashoboka. Mu gitabo kivuga General Conference and the Daily Bulletin yo mu cya 890 yakozeho ibyiciro bigeze muri 18 asobanura kuri iyo ngingo, paji 58 aho reference babwiye yavuze ku mutima wa Kristo. Yaravuze kugira ngo tugire gukiranuka kw'Imana, ari byo bisobanura imvura y'itumba. N'abashaka amagambo baze nidusoza amateraniro bamwirinze kuyaba kuko arari translated. Ariko gukiranuka kw'Imana bikaba imvura y'itumba no gutegurira ishyanga kwakira guhagarara badatsinzwe ku munsi w'Imana. Aravuga ngo bagomba kugira gusa umutima wari muri Yesu Kristo. Bavandimwe, Yves na Joseph bamaze iminsi batwigisha umutima wari muri Kristo Yesu. Ni umutima koko w'ivugabutumwa, ariko iyo havuzwe ivugabutumwa abantu ntabwo bumva icyo kintu. Ni urukundo rwimbitse cyane, ni urukundo rukunda umunyabyaha ku rwego rungana rwo Kristo yabikozeho. Baratse baravuga ngo uwo mutima wari muri Kristo wamukoreye iki? Ngo wasize umutima we wasize umutima we urimo umutima wa kamere urimo ubusa. Ubwo uwo mutima uravida ukura, niba kuvida gukura mu kintu, uwo mutima ukurwamo ubwibone bwose. Baravuga ngo uwo mutima wakoreye iki Kristo? Wamusize urimo ubusa. Arangije afata, murabizi neza ko kubwo kutikunda ntabwo atekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, ahubwo yisiga ubusa aramanuka aza mu isi, ataje gushaka umuntu n'umwe wari wagerageje na kimwe cyo gukiranuka. Yaje mu isi gushaka umunyabyaha. Ariko natangajwe n'ikintu, hari abantu twari tuganiriye nimugoroba mbabwira ikintu cyantangaje. Yesu Kristo we ubwe aza mu isi yaravuze ngo yaje gushaka no gukiza icyazimiye. Ati kandi naje gushaka abanyabyaha kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo bihane. Ariko igihe kimwe abantu bamubonye ari kumwe n'abo bitaga abanyabyaha, baravuga ngo dore wa muntu noneho acumbitse he ku banyabyaha. None si ikibazo nkubwiye ni urugero, reka mfate urugero rw'abantu nabonyemo hano. Nabonye wenda mfate umukoresha umuvandimwe hoste Seti, mba nkubwiye ko ngiye gushaka Seti, mu kanya ukaba umbonye ndi kumwe nawe, ukaba urongera uratangaye. Ndebera kandi noneho Damura ari kumwe na Seti, kandi ubwanjye nakubwiye ko ngiye gushaka Seti. Mva uko abantu bateye. Abantu bazi kubiryarya ku rwego rukomeye cyane. Ariko bavandimwe, umuja w'Imana muri manuscript releases ya 24 1888 yaranditsemo igihe Uwiteka yahaga abavandimwe banjye umutwaro wo kwamamaza ubutumwa, aribwo twamaze kubona ko dukwiye gushimira Imana ko dufite ubutumwa bw'agaciro kenshi. Numvise nshimira Imana bidasubirwaho, kuko nzi ko bwari ubutumwa bw'iki gihe. Nabonye abantu benshi banabika. Zirikana icyigisho turi kwiga, dore umuraba uraje. Bavandimwe, ndagira ngo babwire ngo uburyo tugiye kwiga iki cyigisho n'ubundi kiri muri uyu murongo. Turaza kurebera mu gitabo tugiye kwigira hamwe igitabo cyitwa Trust and His Righteousness. Ni igitabo cyanditswe na E.J. Wagona. Icyo gitabo ntabwo ari Kristo no gukiranuka kwe, ntabwo ari Kristo gukiranuka kwacu cya kindi dufite mu Kinyarwanda cyanditswe na Arthur Daniel. Ikindi cyo ni Christ and His Righteousness. Turaza kubonamo icyigisho kimwe turi buze kwigiraho aho ngaho. Ariko ndagira ngo babwire ngo kugeza uyu munota, bavandimwe bantu muhakana ubu butumwa, ndagira ngo babwire ngo Imana iravuze ngo
Elena White ubwo yabonaga uwo mutwaro aribo bawikoreye, nubwo nawe aribwo butumwa yigishaga, yaravuze ngo ndabizi neza ko nibwo butumwa bw'iki gihe. Hano imbere yacu muzirikane iki gihe turi kwiga, umuraba uraje. Hano ku bareba imbere yanyu hari ifoto nziza cyane, ahantu hakeye, hari ishyamba. Agiye kubabwira muri make ibintu ibyo ari byo. Abantu bari muri Amerika cyangwa se abize amateka ya Amerika barahazi, cyangwa se ahantu kuri uyu musozi witwa St. Helens and Spirit Lake, abantu benshi barahazi. Iki hari imbere mubonaho hari inyanja, hari ikiyaga cyiza cyitwa Spirit. Noneho hejuru yaho mu misozi nk'uko muhareba, uwo ni umusozi bita St. Helens. Ni ikirunga, nta nubwo ari umusozi. Aha hantu hari inkuru itangaje ngiye kubabwira bavandimwe mu nkurikije. Kuri uyu musozi ko muhareba, ndacyabereka ibyiza byaho, ndaje mbabwira inkuru itangaje ahantu n'amateka yaho. Hano hari umugabo bita Harry Truman. Harry Truman, ku bantu bazi amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari umuyobozi cyangwa se perezida wabaye wa 33 yitwaga Harry Truman. Ntabwo ariwe tugiye kuvuga, ahubwo ni amateka y'undi muntu wari utuye muri aka gace nababwiye. Hariya kuri uyu musozi ni ahantu heza, namwe nk'uko muhareba ni ahantu hateye ubwuzu. Ni ahantu umuntu wese ashobora kugera akumva yanezezwa no kuba atahava. Harry Truman yavutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 1896, avukira muri West Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabyumva ko yari umuturage wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndavuga ngo yari umuturage kuko uyu munsi none nta gihari. Yaje gukora imirimo itandukanye, kandi arangije agira icyifuzo. Yari amaze gukura, agira icyifuzo cy'uko yazaba umusirikare, ariko noneho akaba umupilote nyine w'indege za gisirikare. Ibyo bintu byaramuhiriye rwose, aranabikora ajyayo. Ariko agira ibyago igihe yajyaga muri training. Ntabwo bamutraininze nk'umupilote, ahubwo bamutraininze nk'umusirikare usanzwe ushobora kujya ku rugamba agakoresha imbaraga z'amaboko nyine nk'uko abasirikare na tactique zabo. Ntabwo tugiye kujya mu bya gisirikare. Muri icyo gihe uyu mugabo mureba hano yashakanye n'abagore 3 batandukanye mu bihe bitandukanye. Umwe yakoze divorce n'umugore wa mbere, ashaka undi, noneho na nyuma yaho yongera gushaka undi, baratandukana. Ariko muri abo bose yabyaye umwana umwe w'umukobwa, kandi umuryango we muri rusange uwo yavukagamo bari abahinzi, bari batunzwe n'ubuhinzi. Ngira ngo nk'uko mwabonye ahantu uyu muvandimwe yabaga, hari ahantu heza cyane. Yimukanye n'ababyeyi be bajya ahantu, ubwo ndimo ndihuta mu mateka. Abashaka nababwiye izina, muzashyiremo rwose abantu mwumva icyongereza, muzashyiremo iryo zina Harry Truman, muzahita mubibona, bahita bakuzanira biriya bintu byose mbabwiye. Nyuma yaje gutura ahantu heza cyane twabonye nk'uko muri kureba kuri screen zanyu, mwongere muhitegereze babandi. Yatuye ahantu heza cyane, ari naho hafi y'iki kiyaga cyitwa Spirit, gikikije umusozi wa St. Helens. Aho niho yiberaga n'umuryango we, ndetse yari afite ubworozi bw'ipusi zigeze kuri 16 yarazikundaga cyane. Aho yari afite ndetse n'amazu akodeshwa, umva nka lodge, abantu bajyaga baza kuhatembera. Kuri we aha hantu ngo hari nk'ubuzima bwe, niho ubuzima bwe bwabaga. Bavandimwe mukurikire, iyi nkuru iratangaje cyane. Ni ibintu byabaye, ntabwo ari inkuru y'imimbano, ni ibintu byabaye. Bigeze mu mwaka w'1980, mbere gato y'ibyabaye muri uwo mwaka n'undi 1980, habura amezi abiri gusa, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabona umuriro ubonetse ugarutse, nanyihanganira manze nshomeke machine.
Ndashimwe. Ese twaba tukiri kumvikana? Ndifuza kumenya ko muri kunyumva. Yego, Imana ihabwe icyubahiro. Twarimo tureba amateka y'umuvandimwe Harry Truman. Iri zina riratangaje mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigeze muri uwo mwaka habura amezi abiri gusa ngo habe ibyabaye ngiye kubabwira. Hari ikintu kidasanzwe. Mbere y'uko haba ikintu kidasanzwe, haje impuruza. Mukurikirana ahantu yari atuye, namwe nimwongere muharebe, nashyize imbere yanyu kugira ngo muze kuba muhareba neza. Haje impuruza kuri Harry Truman. Yego, nabonaga mashine itajyamo umuriro. Kadukomeze. Haje impuruza kuri Harry Truman. Iyo mpuruza yari igamije iki? Harry yego, mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani, abize ubw'ubumenyi bw'iruka ry'ibirunga barapimye maze babona uyu musozi mureba imbere yanyu. Nzi ikibazo device yanjye yagize. Okay. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani, abize ubumenyi bw'iruka ry'ibirunga barapimye maze babona ko cya kirunga kiri kuri uwo musozi wa St. Helens kiri hafi kuruka. Bamubwira ko akwiriye kuhimuka agahunga kugira ngo abashe kurokoka. Ariko ikibabaje, Harry Truman ntiyigeze yumvira imiburo yahabwaga. Byaje kugenda bite? Muri icyo gihe nyuma yo kuburirwa kenshi n'ubuyobozi, abayobozi baramusanze baramubwira bati muvandimwe, bamwereka akaga kose cyendaga kubaho. Baramubwira bati ikintu gishobora kukurokora gusa ni uko wava aha hantu. Ariko muzirikane iki? Hari amagambo twabonye imbere aho yavuze ngo kuri we hari kuhamukura kwari kuhavana ubuzima. Baramubwira, abayobozi baraza barabitangaza, mu binyamakuru birandikwa, ahantu hose biravugwa, ndetse mbere gato mu kwezi kwa gatatu, kuko bigeze mu kwezi kwa gatatu ku itariki 16 kugeza ku itariki 20 habaye umutingito uteye ubwoba. Ariko ibyo bintu byose Harry Truman atitaye ku miburo yahabwaga n'abantu, atitaye ku bimenyetso yabonaga, Harry Truman yaravuze ngo aha hantu nzahaguma.
mu isaha ya mu gitondo ku itariki 18 hari saa 2 z'amanywa z'ukwezi kwa gatanu 1980, ikirunga cyararutse mu buryo buteye ubwoba cyane. Bya bintu abantu bamubwiraga hari kuri uwo munsi yagiye kubona abona birabaye, kuko kumara igihe kinini aha hantu hari yumvaga kuri we ari nta hantu handi ashobora kujya ngo abe byashoboka ko akomeza kubaho, ngo byashoboka ko akomeza kubaho. Umwe uwo muri babyara be mu gitabo yanditse avuga ku mateka ya onkere we, yaravuze ati n'ubundi iyo hari aza kugumaho akarokoka, nyuma yo kubona uko hahindutse yari buhita apfa, kuko yakundaga aha hantu cyane. Mwumva urukundo hari yakundaga aka gace kugeza ubwo yashoboraga kwemera kuhasiga ubuzima, ariko akaba atashobora kuva muri ako gace. Hirya y'imiburo yose, hirya y'imbuzi zose yabonye, Harry yaravuze ngo njyewe sinshobora kwimuka. Yari yaracukuye kave. Mwumva ikintu yishingikirizaga bwa mbere, yarahakundaga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, yari afite umwobo yari yarateganije cyangwa se agakave, yatekerezaga ko azihishamo igihe ikirunga cyaba kirutse nk'uko babimubwiraga. Rimwe na rimwe yarabibonaga akanabyumva, ariko rimwe na rimwe ari nubwo yatekereza ko ibyo bintu bishobora kutabaho. Arangije acukura kave, atahari wenda nzirukanka nimbona ibyo bibaye. Kurumva ikirunga, ngewe ahantu mvuka iwacu i Rubavu twegereye ibirunga. Hari ibihe twagiye tubaho rwose tumara ibihe binini hanze kubera imitingito, ngira ngo murabizi n'ubushize hari byagiye biba. Twebwe ibirunga biri hafi imitingito ibikubita buri kanya, buri segonda, iri ku muvuduko, iri kuri magnetide yo hejuru cyane. Byaje kugenda biterera. Bivugwa ko ashobora kuba yari akiryamye mu gihe ikirunga cyarukaga. Wa muntu wari waracukuye kava azihishamo, ikirunga cyaramo. Niba ntabwo yari azi isaha bizabera ibyo bintu, uretse ko yabimubwiye. Yari azi isaha, ariko yari abyiteze. Maze mu masaha ya mu gitondo akiryamye, batekereza ko akiryamye mu masaha 2, umuntu wituriye ahantu heza nka hariya, akaba nta mirimo yindi afite, ko yari umuhinzi, ubundi izo saha yajyaga kuba yagiye he? Yabaga afite abakiriye, yibereye muri loji aho ngaho ahantu yabaga. Izo saha yarazigezaga ngo yabyukaga ku manywa bwakeye. Ngira ngo mwabonye ifoto twatangiranye, yabaga yarabyukaga izuba ryarenze, ari kwinywera, yakundaga kunywa ikawa cyane. Nuko maze igihe yari akiryamye, ku buryo atashoboraga kujya kwihisha aha hantu. Ikindi kandi niyo aza kuba ari maso, izo maguma zaturutse muri icyo kirunga zitwaga pyroclastic flow. Ubu biba biri ku muvuduko ku rwego rwo hejuru, bigenda metero 190 mu isegonda imwe. 1 second, metero 190 niko byagendaga. Mbese Harry Truman, reka tuvuge ko yari maso, yari kwiruka bingana iki ku buryo agendaga akagera muri kave aturutse ahantu ari ku muvuduko wa metero 190 mu isegonda. Uretse kandi niyo ajya kuba muri aho hantu, izo maguma zajyaga kumutwikira, izo gaze yajyaga kumutwikira ya kave, n'ubundi ntiyashobora guhumeka. Inyandiko, amateka y'abakoze inyigo no kureba aho hantu nyuma yaho y'ibyabaye, ni iriruka ry'iki kirunga niryo ryabaye irya mbere ryashegeshe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hahombeye miliyari 1 y'amadolari ku bintu byose byangirikiye aho, harimo n'abantu 58 bahaguye. Ngira ngo kubareba hano, nimureba kuri agafoto kari iruhande, Harry Truman ari ku musozi w'abantu bapfuye hano, barahamukize. Uyu munsi none ngo yibukwa nk'intwari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu wakundaga intwari y'igihugu kubera ko yabaye umuntu yanambye niba nakita gakondo, yanambye aha hantu kugeza ubwo imiburo yose yayibonye. Ariko Harry Truman aravuga ngo ntabwo nzigera na rimwe nemera inkuru z'ibyo bambwiye. Muzirikane turacyari kwiga, umuraba uraje. Dusoma muri Yeremiya, hirya y'iyi nkuru ibabaje niki bavandimwe. Iyi nkuru maze kwiga aya mateka naribajije, ngaho ni mu bitekerezo, njye nabivuze mu gihe cyabanje, ngaho ni mutekereze muri iki gihe cyacu turimo turumva imiburo ingana gute.
ibyo urebesha amaso yawe birangana iki? ibi byandikwa mu binyamakuru birakubwira iki? none muva nshuti yanjye turi kumwe hano, waba uri kuri Zoom, waba uri kuri YouTube, hari Trome nta kintu asize mu bitekerezo byawe. nawe ufite kave wacukuye wumva uzajyamo? icyakora reka mabwire ko hari kave yizewe atari nka ya yindi ya hari Trome yacukuje amaboko ye. kubizera Imana nyakuri hari kave, niba nayita kave mu mbare kuri iryo jambo kave ntiyakabaye kave, n'ubwihisho nyakuri. muzasome Zaburi ya 91, uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. none se urahari? kuko hari ukuba uba mu bwihisho urimo guhamamo, niwo nawo n'undi mugabane, kwikura muri ubwo burinzi ukagenda. gira ngo ubushize hari amagambo twabonye muri ibyo byigisho bivuga living by faith, baravuze ngo nk'uko ubugingo bwacu bw'iby'umubiri butunzwe no kurya, iyo umuntu ahagaritse guhumeka ako kanya bapfuye. iyo umuntu apfuye umwuka uba wahagaze. yuko natwe turetse kwegera Kristo kandi tukareka kwizera, ako kanya ubugingo bwo gukiranuka burapfa. none se wowe aho hantu koko turahari? muri Yeremiya igice cya 25:32 haranditse ngo uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, mukurikire no tugiye kwiga mu minota mike dusigaranye, dukora ku isaha rwose. uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, dore ibyago bizava mu ishyanga rimwe bitera irindi, kandi inkuba ikomeye izaturuka ku mpera z'isi. uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, dore ibyago bizava mu ishyanga rimwe. bivuze ngo amahanga, muzirikane Matayo 24, Yesu yaravuze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, maze urukundo rwa benshi ruzakonja. mbega ukuntu urukundo rwakonje bava! mbega ukuntu, ntabwo ndi kuvuga mu batizeye, mu bitwa ko ari abantu b'Imana batajya mbuye ngo dukeneye umutima wari muri Kristo Yesu koko, maze kamere zacu zikaba vide. nitutagira umutima ari muri Yesu Kristo, ndababwiza ukuri, muri ayo magambo nababwiye abayashaka baze kuyansaba, yaravuze ngo niba ibyo bintu bidahari, ngo tuzashaka amazu, tuzashaka umwanya mu ijuru, ntabwo tuzawubona, kuko ngo umutima uri mu busa. igihe Kristo yari yicize ubusa, umutima we utakirimo kwikunda, ngo Imana yuzuye ubugingo bwe. Haleluya! yuzuye ubugingo bwe, aravuga ngo none se uwo mutima wamukoreye iki? ibyo wamukoreye ngo nibyo natwe uzadukorera. nitumara muri free, ngo self ikaba empty, imaze kuba empty, ngo Imana izuzura mu bugingo bwacu, ngo maze icyo gihe tuzibonera ibitangaza. umuja w'Imana yanditse muri Maranatha 174, iyo ni page Maranatha page 174, yanditse ngo mu bihe biheruka amateka y'isi. muzirikane ibyo turi, umuraba uraje. mu bihe biheruka amateka y'isi intambara izakaza umurego. ibi byo ntabwo tubishidikanya, nta n'ingero dutanga. ibi murabizi neza, aho dutuye, abaturanyi bacu, ndetse n'ahandi intambara zirimo ziravuza ubuhuha. gatatu, hazabaho ibyorezo, ibyago ndetse n'inzara. hazabaho ibyorezo, iki cyose nkivuga. iyo bigeze ku by'ibyorezo byo hari igihe njya nicara nkibaza, nkavuga abantu turi muri iyi si turimo turatekereza ibintu bimeze bityo, kugeza aho umuntu akubwira ngo hadutse icyorezo, kandi iki cyorezo nta muti nta n'urukingo, kandi wowe akaba ari ntawe. izo mihango irahari ntayo. après 2 jours, nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3, bakakubwira ngo urukingo n'umuti birabonetse. Biriya iravuga ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose. amagambo yanditswe mu migani. umuswa yemera ikivuzwe cyose. naribanje abandi ibyo bintu bishobora gukorwa, ariko jya utekereza ko tuzi neza ko iyo miti niba idahari igomba kuboneka, abantu bakagira uburyo bundi babigenza. imiti igeragerezwa kuri imbeba zo muri laboratwari. imbeba zo muri laboratwari zarashize, zagiye hehe? abaganga bari aho bazatubwira aho zagiye.
hazabaho ibyago, ibyo birahari, hazabaho inzara. Muzirikane ko niba ahantu hari intambara, ubundi abantu bari mu ntambara barahinga. Wahinga ute? Mperutse no kubona kuri World Economic Forum bavuga ko ubuhinzi nabwo ngo burimo burateza ibibazo mu ihindagurika ry'ikirere. Abantu bari mu bibazo by'intambara, umuntu ahunga hejuru y'ibintu bimeze nabi, uyu muntu ashobora guhinga? None se niba hari intambara, hakaba hari ibyorezo n'inzara, ubundi n'icyo abantu bazakora? Amazi azarenga imbibi zayo, ubuzima bw'abantu ndetse n'ibintu bizarimburwa n'inkongi z'umuriro n'umwuzure. Mperutse kureba hari ubwato buherutse kurohama mu kiyaga cya Kivu hano hepfo i Rubavu, ni hafi muri Kongo nyine, mu gace kegereye Goma. Ubwo bwato bwapakiye abantu barengeje umubare wabo, maze umubare umaze kurenga, natangajwe no kubona ubuyobozi bw'icyo gihugu buvuga ngo umutwe umwe niwe wateje ibyo bintu, kandi wibaza barengeje umubare. Ariko nabaje abantu bandi mwaho namwe ntekereza, mbese abo bantu bavuzwe baba aribo babwiye umutwazi w'ubwato cyangwa se uyobora ubwato kurenza umubare w'abagomba kujya mu bwato? Naribaje ndavuga nimutekereze iki umunsi abantu bazavuga bati dore bene aba bantu babaye intagondwa ku ijambo ry'Imana nibo baduteje ibi byaha, bizagenda bite bavandimwe? Tugomba kuba turi kwitegura kuzaba mu mazu Kristo yagiye gutegura abamukunda, aho tuzaruhukira imihangayiko y'iyi si. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5, paje ni chapitre ya 24, paje ya 117. Ni icyigisho kivuga ngo an appeal, nirarika cyangwa se hamagara. Umujo w'Imana yaranditse ngo ngira agahinda kenshi iyo ntekereje uko ubwoko bwacu bumeze. Ndarike buri muntu wese ushobora kumva Icyongereza, iyo chapitre nayibabwiye umuzajye kuyiga. Ntabwo Uwiteka yakinze ijuru, ntabwo Uwiteka yakinze ijuru, ahubwo imigirire yacu yo guhora dusubira inyuma niyo yadutandukanije n'Imana. Ubwibone, ubuhehesi no gukunda iby'isi byatuye mu mitima, nta bwoba bwo kurimbuka cyangwa gucirwaho iteka bitazabarwaho. Ibyaha bibabaje kandi byo kwigerezaho byahawe icyicaro muri twe. Yavuga mu bwoko bw'Imana. Ni icyigisho kivuga ngo an appeal, umva, n'irarika rihabwa abadivanisi umunsi wa 7 by'umwihariko. Nyamara kandi ubwo igitekerezo rusange kiri muri rubanda ni uko itorero ryakomeje kumererwa neza, kandi ko amahoro no kugubwa neza mu bya mwuka biri mu mpande zose. Si ibintu murabyumva uyu munsi nta gushidikanya. Arakomeza yandika kuri paje ya 217, aravuga ngo none rero ibyo bintu nk'uko tubibonye biri hagati muri twe, ni mutyo buri wese yibaza iki kibazo mu mutima we, mbese ni gute twageze kuri iyi mimererwe y'intege nke n'ubuhakanyi? Ubuhakanyi mu itorero ryacu burahari, maze abantu bakareba intege nke, bagahita bareba, none bareba ibyo bintu byose bibaye, bagahita bavuga tumva aba bantu nabo iri torero naryo ryabaye Babuloni, maze abantu nabo bakaba bakoreshejwe n'umwanzi. Nyamara iki gihe ibintu biri kubaho, nawe teranditse muri iki gitabo cy'ibihamya by'itorero, igitabo cya mbere, paje 175, yaranditse aravuga ngo ayo magambo reka nyasome, ntabwo nashyizemo hano. Paje 175 ibihamya by'itorero, yaranditse aravuga ngo Imana izagerageza ubwoko bwayo, Yesu arabihanganira, ntabwo ahita abaruka muri uwo mwanya. Marayika aravuze ati Imana iri gupima ubwoko bwayo. Iyo ubu butumwa buba bwaramaze igihe gito nk'uko benshi muri twe babyibwiraga, ntibajyaga kubona igihe cyo gukuza imico. Benshi bakoreshwaga n'amarangamutima aho kugendera ku ihame no kwizera, kandi ubutumwa bukomeye cyane ndetse buteye ubwoba bwarabakanguye, bwakoze ku marangamutima yabo, bukangura ubwoba bwabo, ariko ntibwashoje umurimo Imana yari yaragennye ko bukora. Imana iri gusoma ibiri mu mitima kugira ngo ubwoko bwayo bwe kwishuka bwibeshyaho. Muri twe harimo abantu bishuka kandi biyibeshyaho. Icyo Imana izakora ni iki? Amosi igice cya 10 umurongo wa 9 n'uwa 10, yanditse ngo Imana izashungura ubwoko bwayo kugeza ubwo umunyabyaha wa nyuma azakurwa muri Isirayeli.
kugeza ubwo umunyabyaha wa nyuma azakurwa muri Isirayeli. Bavana, ndababwiza ukuri, buri muntu wese asabira ubugingo bwe. Amarangamutima yacu agomba gushira, ureke kwishuka. Yaravuze ngo kugira ngo bareke kwishuka bwiyibeshyaho, Imana ibaha igihe kugira ngo gutwarwa n'amarangamutima kwabo gushire, hanyuma ikabagerageza kugira ngo irebe niba bazumvira inama y'umugabo wo guhamya, ukiranuka kandi w'ukuri. Bavana, ndagira ngo mbabwire ngo iki nicyo kintu Imana irimo irakora. Imana icyo ikora gusa ibaha igihe. Buriya gutinda kw'igihe bimaraho ubwaka bwose, ibintu byose bigashira. Tukimeze gutya, tutaragira wa mutima wari muri Kristo Yesu, ndababwiza ukuri, tuzakomeza kugundagurana muri ubu buryo, kandi igihe kizagera Uwiteka aravuze ngo nibakomeza kwanga, Uwiteka azabaruka. Aravuga ngo mbese aho ntitwikururiye uburakari bw'Imana kubera ibikorwa byacu bidahuje no kwizera kwacu? Mbese aho ntitwabaye mu gushaka ubucuti no gushimwa n'ab'isi, no gushaka kubana aho gushaka kubana na Kristo no kumenya byimbitse ubushake bwe? Aravuga ngo mugenzure imitima yanyu ubwanyu, maze mwicire urubanza. Mutekereze abo muhitamo kubana nabo. Mbese murashaka kubana n'abanyabwenge, cyangwa ahubwo murifuza gufatanya n'ab'isi, abantu batubaha Imana kandi batumvira ubutumwa bwiza? Serekane ko ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira, agakira icyaha, maze nk'uko ubwo butumwa buri bumutandukanya n'icyaha, ntibumutandukanye na bene se. Niba ubutumwa wakiriye bwaragutandukanije na bene so, ubwo butumwa ni ikindi. Nk'uko Pawulo yabivuze, batubere ubwo butumwa ni ikindi, kuko ubutumwa bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwunga umukumbi. Njya ndeba impaka abantu birirwamo, ndagira mbabwire ngo ubutumwa bwiza ntabwo umurimo ntuzarangizwa n'amagambo menshi y'impaka, ahubwo impaka zizaba zararangiye. None uyu muburo ureba abandi. Uje w'Imana akomeje yandika ngo paje y'ijana ya 135, turacyari mu bihamya by'Itorero umuzingo wa 5, yanditse ngo abantu abenshi mu bashyizwe ku nkike z'Isiyoni ngo babe maso, bafite ijisho rimeze nk'iry'igisiga. Sinzi igisiga, abantu bazi igisiga neza ni abantu batuye mu cyaro borora inkoko. Igisiga kiratumbagira hejuru, ariko kiba gifite ijisho ryitegereza, ku buryo kibonye umushwi w'inkoko kibasha kubona umushwi muri metero nyinshi cyane. None uretse ngo Imana ashyizeho abarinzi bagomba kuba bafite ijisho rimeze nk'iry'igisiga, kugira ngo nibabona akaga katwegereye kandi bavuze, yego bashyire hejuru ijwi ry'umuburo, nandisomye nabi. Abenshi mu bashyizwe ku nkike z'Isiyoni ngo babe maso, bafite ijisho rimeze nk'iry'igisiga, kugira ngo babone akaga katwegereye, kandi bashyire bavuze ntabwo irimo, bashyire hejuru ijwi ry'umuburo, bo ubwabo barasinziriye, dore umuraba uraje. Abagombye kuba bakora kurenza abandi kandi bakaba maso muri iyi saha y'akaga, bari kwirengagiza inshingano yabo, maze bakishyiraho amaraso y'abantu. Uko abantu bameze biri ku mutwe w'abarinzi, kuko uko abantu bameze biri ku mutwe w'abo barinzi b'abandi twabonye basinziriye, kuko mu gihe bakingurira umuryango ubwibone, ishyari, gushidikanya n'ibindi byaha, hazabaho imivurungano, urwango n'indi mirimo yose mibi. Yesu w'umugwaneza n'uworoheje agusaba kwinjira nk'umushyitsi iwawe. N'uyu mwanya arimo arabigusaba, nanjye arabinsaba. Yavugane natwe mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera. Aha ni mu nyandiko, muzirikane isezerano rishya n'isezerano rya kera. N'umuvandimwe yaratwigishije nimugoroba. Yavugane natwe mu isezerano rishya n'isezerano rya kera, aravuganira natwe muri mwuka we no mu byo atugirira. Amategeko ye abereyeho guhindura abantu bakaba abanyakuri ku Mana, kandi bakaba n'abanyakuri hagati yabo ubwabo. Bavandimwe, mu butumwa bwatoranijwe, umugabane wa gatatu ngo imbere yacu hari ibintu bikomeye.
bityo turashaka guhamagarira abantu kuva mu bunenganenzi barimo maze bakitegura. Paje 237. ubu ntidukwiriye kureka ibyiringiro byacu, ahubwo tugomba kugira ibyiringiro bishikamye ndetse bikomeye cyane kurusha ibyo twigeze kugira kugeza ubu. Uwiteka aradufashije kandi Imana yaradufashije kandi izanadufasha kugeza ku mperuka. Haleluya. Tuzareba ku nkingi zitwibutsa, ari byo bimenyetso bitwibutsa ibyo Uwiteka yadukoreye, kugira ngo biduhumurize kandi bivugurure, bituvunvunure mu maboko y'umurimbuzi. Dushobora kureba imbere tukabona ibihagarika umutima bishya bizaba biri mu rugamba rugiye kuza. Dore umuraburaje. Twitegereje ibituzengurutse, buri muntu wese ashobora guhita abona ibintu bishya bigiye kuba mu rugamba rugiye kuza. Ariko nubwo ibyo bintu bihari, ariko dushobora kureba imbere tukabona ibihagarika umutima bishya bigiye kuba mu rugamba rugiye kuza. Ariko dushobora no kwitegereza neza, tukitegereza ibyatambutse kimwe n'ibizaza, maze tukavuga tuti kugeza ubu Uwiteka yaratuza. Amen. Ndanezerwa cyane kubw'aya magambo. Uwiteka yaratuzahuye bavandi. Mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, nk'uko nababwiye, iminota isigaye mike cyane, tugiye gusoma amagambo makeya muri iki gitabo, muri igice cya 12 kivuga insinzi yo kwizera. Icyo gice niko kivuga insinzi yo kwizera mu gitabo Christ and his righteousness. Ni paje 65 y'icyo gitabo yaranditsemo. Icyo wabona yaranditsemo, Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ugukiranuka kw'Imana guhishurirwa mu kwizera kandi kugakomezwa nako. Nta kintu gishobora kwerekana uko kwizera kurenza ingero zimwe zatwandiye kutwigisha, kugira ngo no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Turabanza gufata bwa mbere ikintu cy'ingenzi cyabaye cyanditswe mu gice cya 20, mu gice cya 20, mu gice mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, mu gice cya 20 nk'uko biri. Ni mutyo umusomyi ajyane n'ubusobanuro buri muri icyo gitabo. Biragaragara ko bitewe n'iminota dushobora kutwemera ko tugeze aho ngaho, reka dushaka ko tugana ku musozo ubwo ibyo bintu biri mwaho. Hanyuma y'ibyo ndibuza ko dusoma imirongo mikeya mu minota itarenze 5 dusigaranye. Hanyuma y'ibyo ku ngoma igice cya 22. Hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, ejo haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Ihasositemari ariho Negedi. Aha hari ahantu hegereye neza mu rugabano rw'Abisirayeli aho bari bakambitse. Maze ingabo ziraza, zari zihari, ntibamubeshyaga, zari zihari. Hari abantu njya numva kumva ngo ibi ntibihari, ngo ibintu bishobora kuba ari scam, ni ukubeshya. Ntabwo ari ukubeshya, ibyo ubona ni ukuri. Ahubwo icyo bigendereye mu bantu nicyo kintu giteye ubwoba bavanga. Baraza barabimubwira. Amahanga atandukanye yari yishyiriye hamwe, Abamowabu, Abamoni hamwe n'Abamewunimu. Bari abantu bishyize hamwe, urwiyunge rw'abantu ariko bifatanyirije hamwe kurwanya iki? Ubwoko bw'Imana. Maze baraza, abantu barababona, abarinzi bari ku nkike barababonye, baza kubwira Yehoshafati. Ariko icyo bashakaga ni iki? Wakwibaza ngo ni iki bashakaga muri Yehoshafati? Iki gitero cy'ingabo gikomeye cyatumye umwami n'abantu batinya, ariko bafata inzira yo gushaka, bafata inzira yo guteranira hamwe, cyangwa se bahitamo guteranira hamwe. Mwumva icyo bakoze. Igitero barakibonye, igisubizo ni yego. Kandi koko ntabwo kwari ukubeshya, kuko umuraba wari uje imbere yabo. Maze Yehoshafati n'abantu be bagira ubwoba, kakibura nikajya kabura, ariko bajya inama
bari guteranira hamwe ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Mwumve neza, nk'abantu batewe ntabwo bashatse gushyiraho abarinzi, ntabwo aricyo gikorwa cya mbere bihutiye gukora. Bihutiye gushaka Uwiteka. Hanyuma hakurikiraho isengesho rya Yehoshafati nk'uwari uyoboye iryo teraniro, kandi ni ingenzi ko tubyiga mu buryo budasanzwe kubera ko ryari isengesho ryo kwizera kandi rikaba ryari ryifitemo intangiriro y'intsinzi. Haleluya! Tekereza ko iryo sengesho bakoze ubwaryo ryari ryifitemo intsinzi. Iyo dusomye kuri iyo 5 n'uwa 6, Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati, Uwiteka Mana ya ba sogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawe ugutanga imbere. Mbega isengesho ritanga. Mutekereze ko igihe Yehoshafati yasengaga ntabwo yigeze avuga ngo dore rwose ibintu byacitse, ibintu bimeze nabi, ahubwo yatangiranye ikintu gikomeye cyane. Yatangiranye kongera kwibuka ububasha n'ubushobozi bw'Imana. Mbese si wowe Mana itegeka ijuru n'isi? None se wowe wagutuye ugira ngo Uwiteka yarahavuye? Isi n'ijuru ni iby'Imana, abayirimo ni ibiremwa byayo. Ndakugira ngo mbabwire ngo iri sengesho rya Yehoshafati ni isengesho ry'intsinzi. Iyo gusenga muri ubwo buryo, iyo yari intangiriro nziza y'isengesho, ritangirana no kumenya Imana yo mu ijuru. Nuko rero urugero rw'isengesho ry'icyitegererezo dufite rigira riti, Data wa twese uri mu ijuru. Murabyibuka Yesu yigisha abantu be. None se ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko Imana n'Imana yo mu ijuru ari umuremyi. Rijyana no kumenya imbaraga zayo mu gutegeka ubwami bwose bw'iyi si n'imbaraga z'umwijima. Kuba ari mu ijuru umuremyi byerekana ko mu maboko ye harimo imbaraga n'ubushobozi, uburyo nta muntu n'umwe ushobora kumurwanya ngo amutsinde. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo bintu byerekana ko nta muntu n'umwe ushobora kumurwanya ngo amutsinde. Yehoshafati arasenga ngo, none nturi Imana yacu? None niba kuko ari Imana yacu, akaba ari Imana yawe, kuko binyuze, kuko twasomye ngo guhumurizwa gutangwa n'ibyanditswe byera kuduhesha ibyiringiro. Bisobanuye yego hirya iyo kubera ko umuntu ashobora gutangira isengesho rye mu isaha akeneye umufasha asobanukiwe bene ako kagari n'imbaraga z'Imana, akaba asobanukiwe imbaraga z'Imana muri cya gihe akeneyemo ubufasha, muri ubwo buryo akabikora muri ya sengesho tubonye, aba yamaze kubona intsinzi ku ruhande rwe. Amen. Kuko mumenye ko Yehoshafati atatangaje gusa ko yizera imbaraga z'Imana zitangaje, ibyo si byo yavuze, ahubwo yasabye guhabwa imbaraga z'Imana nk'aho ari ize bwite. Maze aragira ati, none se nturi Imana yacu? Yujuje icyo ibyanditswe byera bisaba, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. None we Yehoshafati ajya mbere avuga uburyo Imana yabashyize muri icyo gihugu, n'uburyo nubwo baje gutera Abamowabu n'Abamoni, ayo mahanga yari abituye kuza kubirukana muri gakondo Imana yahaye ba sogokuruza, nk'uko mubisoma mu 7 no kugeza ku 10. Nuko maze atoza avuga ati, Mana yacu niwakwemera kuba hano, nta mbaraga dufite zirwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko tugira, kandi kuko nta buryo bwo kugira bari bafite. Ariko aravuga, ariko ni wowe duhanze amaso. Haleluya! Ni wowe duhanze amaso. Uwiteka nta mutabazi utari wowe, uvuna abanyantege nke mu bakomeye.
kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Bibera byiza abakeneye ubufasha. Iyo ariyo yonyine, iyo ari Imana yonyine biringiye, uyu mwanya Yehoshafati n'abantu be bari barimo uhura n'itegeko ry'intumwa Pawulo rivuga ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Ni intangiriro n'iherezo kandi imbaraga zose zo mu ijuru n'izo mu isi ziri mu biganza by'umucunguzi wacu. Tugana ku musozo, isomo tugiye gusorezaho, nifuza ko dusorezaho, mufate Bibiliya zanyu dusome isomo dusanga muri Zaburi ya 32 ya 33. Zaburi ya 33 harimo isomo nifuza ko dusorezaho. Yego, ndibasangize n'ubundi. Haranditse muri iki gitabo cyitwa Ubuntu bw'Imana butangaje, ni amagambo magufi nifuza ko dusoma tugana ku musozo. Iyi si ntabwo ari aho bakorera karusisi. Paje 306 ni igika cya 4. Iyi si ntabwo ari aho bakorera karasisi, ahubwo ni ikibuga cy'imirwano. Abantu bose basabwa kwihanganira ibirushya nk'abasirikare beza. Bagomba kuba abagabo nyabagabo kandi bakikomeza. Igipimo nyakuri gipima imico ni ukwemera kwikorera umutwaro tubikuye ku mutima, kwemera kujya mu mwanya wuzuye amagorwa, ugakora inshingano yagakwiriye gukorwa, kabone n'ubwo bitakuzanira kumenyekana mu isi cyangwa ngo ubihererwe igihembo. Bavandimwe, aho iyi si turi ntabwo ari ahawe gukora karasisi. Ibi bintu nibyo Uwiteka yifuza kuba mu mitima yacu. Zaburi ya 33:16, nta mwami ukizwa n'uko ingabo ze ari nyinshi, intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi. Uburyo bwose njya ndeba abantu ngo bakoze za tekinike zose uzakora. Niba uzi neza ko udashobora gusenga nka Yehoshafati ngo uvuye ngo Mana nturi Imana yacu, twe tubuze uko tugira. Ukaba hari utuntu wakoresheje wenda ati nagiye aha n'aha nateguye ibi n'ibi, uzatsindwa. Ndongera ndabikubwiye ngo uzatsindwa. Nta ntwari ikizwa n'uko ingabo zayo ze ari nyinshi, intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi. Ifarashi nta mumaro igira wo gukiza, ntizakirisha umuntu imbaraga zayo nyinshi. Ibi byose ni ibikoresho by'intambara byo kurwana na tekinike, ariko ni za tekinike zo mu bantu, isezerano rya kera, aho umuntu yumva ko ari ikintu azakora. Muri ubwo buryo bwose ushingiye ku ngabo nyinshi, ibyo bintu ndakubwiye ngo icyo uzakoramo gusa ni ugutsindwa, bikongera kwiyongera ku gutsindwa. Ahubwo umurongo wa 18, dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Haleluya. Twabonye ko inzara n'ibyorezo n'iki byose birahari, ariko ijisho ry'Uwiteka, buri amaso y'Uwiteka kuri ubu ntabwo abahangayikijwe n'abanyabyaha. Njye mbona abantu benshi cyane amaso y'Uwiteka ahangayikijwe umunyabyaha kugira ngo yihane, ariko mu bigendanye no kuba uburinzi bwayo buri ku bantu bayo bayubaha, kandi arabarinda kugira ngo badapfa. Imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Imitima yacu izamwishimira kuko twiringiye izina rye ryera. Ibihindizo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizaba zingana. Haleluya. Guteka kwa 2 igice cya 33 umurongo wa 25. Turi mu butumwa bwatoranijwe paje 427. Ibihindizo byawe nubura uri ku ruhande rw'Uwiteka bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe izangana, niyashake hazabe w'imyaka. Njye ndeba abantu igihe kiraje
nishaka izaba imyaka 100 cyangwa 500 cyangwa 1000. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300. Nta munsi n'umwe yigeze atekereza ko rimwe buracya mu gitondo ajya mu ijuru. Enoki yubashye Imana umunsi umwe, agakiranuka nk'uko Imana ikiranuka muri sofeya ye, maze akabona undi munsi wiyongeyeho, maze akabona n'uwa gatatu wiyongeyeho, umwaka urashira, 20 irashira, 100 iragera, 200, 300. Twebwe murebe uko tumeze. Buriya abantu kutizera ijambo ry'Imana, kutizera ni ubuhumyi, kandi nta nubwo muri ko kwifitemo imbaraga. Baratubwira ngo uko iminsi yawe izangana, Imana nishima kuba igihe kirekire mu isi, izaguha imbaraga zo kubana nawe. Kubera iki? Umva aya magambo uko avuga: ikigeragezo ntikizarenga imbaraga ntabwo ikigeragezo kizarenga imbaraga tuzahabwa ngo tubashe kucyihanganira. Nuko rero nimuryo twite ku murimo wacu aho tuwubonye, twe kuvuga ijambo na rimwe ryo kwinuba, twibwira ko nta kintu gishobora kubaho, ahubwo twibwire ko tuzahabwa imbaraga zihwanye n'uko ibigeragezo bizaba bingana. Haleluya! Amahoro yacu muri iki gihe ntakwiriye guhungabanywa n'ibigeragezo byitezwe kuzabaho, kubera ko Imana itazigera ireka cyangwa ngo ihane umuntu n'umwe uyiringira. Niba uzi ko wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, ukiringira ijambo ryayo, ijambo ry'Imana yavuze ngo Imana iturutira ubwoba tugira. Imana iturutira ubwoba tugira. Uyu murongo niba usoje uravuga ngo Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Iri ni isengesho ry'umugaragu w'Imana. Iri ni isengesho ngusabiye muvandimwe. Umuraba uraje, ariko ndakwingingira cyane kugira ngo urwanire mu ruhande ukoresha ibishoboka byose. Wagenda upfukamye, wagenda ugize gute, wowe izera ijambo ry'Imana n'uburinzi bwayo. Uburinzi ntiburi muri wowe, ntiburi muri tekinike uzakoresha, ngo twabonye ko intwari ntabwo ikirishwe n'imbaraga zayo nyinshi, ahubwo imbabazi z'Uwiteka zibe kuri twe. Mana yacu, ndingingira buri mukobwa wese, ndingingira buri muhungu wese, ndingingira abana batoya babashije kubana natwe muri iki cyigisho, kugira ngo imbabazi ze zibe kuri twe, kandi ubufasha n'ubutabazi bwahawe bo mu gihe cya Yehoshafati ntabwo twabisomye. Wenda abantu bashobora gukenera PowerPoint kugira ngo muze kwiga, kuko n'icyigisho cyose rwose kiri mwaho. Yehoshafati ntabwo yigeze arwana. Ndababwiza ukuri, Yehoshafati ntiyigeze ajya ku rugamba. Imana ubwo yakoze mu ngabo zayo, maze ngo igaba igico, yo ijya kurwana n'ingabo zari zibateye, maze muri bo buri wese ngo yarebye mugenzi we amubonamo umwanzi. Hagati muri bo barareba, bararyana, bararwana. Njya ndeba ukuntu abantu birirwa barwana kandi abantu bari kujya. Ndababwiza ukuri, ahubwo umwanzi yabagabyemo igitero ntimwabimenya. Ntabwo abantu b'Imana ntabwo ari ubwo buryo babaho. Imana yifuza ko tuba mu ruhande rwayo. Yehoshafati yaragiye asanga urugamba rwagize gute, rwarangiye. Baragiye basanga ingabo zose zarapfuye, mwarabisomye muri icyo gice kandi muzanakomeza mu bisome. Baragiye basanga ingabo zose zicanye, bo ubwabo bamaranye, maze Uwiteka bityo bakoze gusa bararimbye. Uwiteka rero yuzuze amahoro ye imitima yacu, kandi ndasaba kugira ngo ubwo umuraba wegereje, Imana iduhe kuba mu ruhande rwayo. Ndabigusabiye, nanjye mbyisabira ngo Uwiteka byuze mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Munyemerere duseze n'isengesho. Data wa twese, Imana idukunda iri mu ijuru ryera, Mana y'amahoro, uhabwa icyubahiro. Umuraba uraje nk'uko turimo turabibonesha amaso yacu. Imiburo twarayihawe, twagiye twumva uvugana natwe mu ijambo ryawe turinangira. Yewe wakoreye no mu bituzengurutse kugira ngo tubone amararika yawe yuko wifuza ko twihana no kuba mu ruhande rwawe, ariko inshuro nyinshi twagiye twanga. Mwami Imana, tubuze uko tugira nk'uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Yehoshafati, ariko nawe twiringiye kuko uri Imana yacu. Insinzi waboneye abo mu gihe cyashize, natwe iba insinzi yacu. Wababariye buri muntu wese intege nke yaba yaragize no gushidikanya kwabaye hagati muri twe, kandi ndasaba kugira ngo muri iki gihe uduhe kwizera kuzima, twishingikiriza ku burinzi bwawe. Ngaho ibyo bidukorere, kandi n'undi muntu wese ushobora kuzumva iki cyigisho hanyuma uyu mugisha uzakomeza kudukurikirana none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen. Amen.